Okay, everybody, ndabaramukije aho muri hose bakunzi ba Remesha TV na Hakore TV. Kuri umwanya reka mbabwire mwaramuse canke mwiriwe aho muherereye hose, mwebwe mubandanya mukurikira ibikorwa vyacu, mubandanya mudushigikira n'ubundi komeza mubahereze n'abandi bagire subscribe, like na comment na share nabo nyine bahereza abandi kugira nyene ibikorwa vyacu bibashe kugera kure. Turi kumwe na Bishop nyene nkuko mubimenyereye, twama tumutemberera misi yose kuko tuzi neza yuko ari bombo ridakama. Ari bombo ridakama, twama tuvomamwo gusa tuvomamwo ubugingo. Okay, Bishop ndakuramukije, amahoro y'Imana bane nawe. Amahoro y'Imana bane natwe twese. Amen. Kandi muhorane. Ego. Bishop Emmanuel. Ego. Hari abatajya bamenya amazina yanjye ariko ni Bishop Emmanuel. Bishop Emmanuel. Yego. Vyiza cyane. Amen. Bishop, reka tugende rimwe na rimwe mu kibazo cy'undi cuno musi. Turiko turaraba umuntu mushasha abameze gute? Sindi buhita mvuga ku mushyashya, ndavuga ko ku muntu wa kera. Kuko kugira ngo mubone igishya bisaba ko tubanza ego. Ubisezerano rishyagira ngo ribe hari hiryari rivuyeho. Ego. Igice kijya kubaho hari icyashaje. Ego. Katugire ibintu twavuga ngo byabaye expired, byarangije igihe cyase byarangiye. Ego. Ariko kandi bikaba bigifite ingaruka ku bantu mu buzima. Ego. None igishyashya cyo kirahari. Kuko biravanga uri muri Kristo Yesu ari cyaremwe gishya. Cyase uri mu Mana, ukakira amahame y'Imana, umbo wahindutse umuntu mushyashya. Sawa. Ari mu mizirima wizeye, kuko ibiganiro twagiye dukora byose, je nta dini shingiyeho mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Ego, gusa icyo wizeye icyo. Ugomba ukizere neza, utandukane n'ikibi, kuko ibyo wizeye niko kuri kwawe. Cyane. Kandi tubona yuko umuntu wese yaremwe n'Imana. Cyane. Ariko mu bantu b'Imana hariho umwana w'Imana. Kugira mu mwana w'Imana nuko hari ibyo ubasha kugenderamo mu Mana. Amahame wubahiriza. Kuko bari abantu bose twavuzeho bizirika ibisasu bagaturitsa abantu, bibavuga ko ari abantu b'Imana, bari abantu bakora ibintu bitandukanye, bica abandi, baroga abandi, baroga bajya mu bupfumu, n'abantu b'Imana. Ariko muri abo bantu b'Imana harimo umwana w'Imana. Cyane. Umwana w'Imana rero akunda icyo Imana ishaka, umwana w'Imana akunda icyo Imana ikunda, umwana w'Imana akunda ibyo byiza, imirimo myiza. Aharanira icyateza bagenzi b'imbere, ntarwanya mugenzi wiwe. Umwana w'Imana nta shyari agira, umwana w'Imana nta rwango agira. Ariko umuntu w'Imana, umuntu bariya bose bananiranye tubona hano hanze birirwa mu mpimba, mu magereza atandukanye za Disney cyangwa se za mageragere mu Rwanda n'ahandi, bisobanuye yuko ni abantu b'Imana bananiranye. Batemeye kugendera ku mahame y'umwana w'Imana. Umuntu kuko umwana w'Imana ntagorana. Oya. Nubwo amuhemukira arihangana, agategereza umuhozi n'umwe uzamuhorera. Cyangwa se uzamurenganura. Uwo rero navuga ngo uwo nguwo urengana niwe nise umwana w'Imana. Sawa sawa. Urengana adafite icyo azira, urengana adafite impamvu, niwe nise umwana w'Imana. Mu bantu b'Imana benshi buzuye isi harimo abana b'Imana. Kandi abo bana b'Imana bahora bavuga ubutumwa bwiza, barahora bigisha abandi kugororoka. Abo ni b'Imana ikoreramwo, ikabahereza ububasha bwo kuba basengera abandi bagezweho na wa muntu wise umuntu w'Imana nyamara akora ikibi. Urumva rero uyu muntu w'Imana arashobora kujya kuraguza akaza akarezirika mugenzi we ngo ntabyare. Kandi nawe yaremwe n'Imana, ndetse n'umubyeyi nawe yarabyaye, ndetse nawe ubwe ni umuntu ufite abana, ariko akishimira kuba yaroga abana banaka. Rero namwise umuntu w'Imana, ariko si umwana w'Imana. Si umwana. Iryo ni ryo tandukaniro ryawo. Turaza no kureba mu ijambo ry'Imana, tuvuge ese ni ibiki. Sawa. Ni ibiki bigaragara bitandukanye abo bantu. Komeza tugende Bishop. So rero munyemere gukomeza. Iyo dutambutsa bino biganiro tuba tugira ngo bifashe abantu mu myumvire bahinduke. Je sindi buje muri fanatisme gufana abantu bamwe n'abandi, ahubwo ndero nigisha isi
ababasha kunyumva babwire ni buryo ki twaba abana b'Imana kurenza uko twaba abantu b'Imana. Ni buryo ki twagarura bari abantu bahemukira abandi babishaka. Ego. Nze umuntu araguhemukira abishaka. Agatakaza n'ubutunzi bwe akaguhemukira abishaka. Abishaka cyangwa wanashaka aba yabyiteguriye. Akabyitegura. Ego. Akaguhemukira. Akabyitegura akajya mu bapfumu. Akariba umugore wa naka twite inda kayizirika. Ego. Yari kuvukira amezi 9 akayibyarira umwaka cyangwa sigaheramwo ibabyita guhirima ikazimira. Uwo umuntu akaguhemukira bishaka akazindurwa no guhemuka. Umuntu agatega indege akajya i Burayi agiye kukuvuga nabi. Ego. Ukumva? Ego. Yaba atari agatega imodoka bisi akajya mu muhanda runaka akajya mu mujyi w'ibunaka agiye kukuvuga nabi kugira ngo ubutumwa bwacya se ubuhamya bwawe abwangiza. Abo bantu bagaguhemukira babishaka. Ego. Kandi ibyo bikomoka ku ishyari. Umuntu akabareba uburyo uri mu biganiro uri mushaka ngo ijambo ry'Imana rigere hano hatandukanye. Ego. Akabati buri namubyimbishije amaguru. Ntabwo yakongera gukora kiraki. Okay. Munamuteranyije n'umugore wiwe, namuteranyije n'umwana wiwe, namuteranyije n'ababyeyi biwe, yacika intege ntabwo yakomeza gukora. Umurimo uhagarare burundu. Abo ni abantu bayimukira abandi babishaka. Ego. Ariko nabwira ngo abantu badukurikira Imana ije kuturinda abantu babi. Cyane. Muri ba bantu babi. Cyane. Abantu bisana abantu b'Imana ariko batari abana b'Imana. Hari imbaraga zije kugira ngo zidufasha kuba twarwanya abantu babi. Tubabemwo tubane nabo ariko iby'Imana ivuze bisohora ku buzima bwacu. Ubane n'umuntu mubi, ubane ube mu buzima bumva ko utazasohokamwo ariko Imana ikurenze byabihe bagutambukije. Cyane. Bibiliya harana ivuga ngo muri Zaburi ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka Uwiteka agihindura ahantu h'amasoko. Imana ivuba imvura y'umugisha. Abo ni bande? Ni abantu bagendana imitima itunganye. Iyo bageze mu gikombe cy'umwijima, iyo bageze ahantu ubuzima bubacanze, Imana igihindura ahantu h'amasoko, havubura amariba, bakavoma, ntibicwa n'inzara, ntibicwa n'inyota. Abo bakiranutsi, abo beranda, abo bantu bagenda batunganye, iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, Uwiteka Imana agihindura ahantu h'amasoko, Imana ikakivuramo imvura y'imigisha, bagenda bagwiza imbaraga, nubwo baba ari abapfakazi bagwiza imbaraga, nubwo zaba ari ipfubyi zigwiza imbaraga, nubwo baba batarize bagwiza imbaraga. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, Uwiteka Imana agihindura ikibaya cy'iki kubera ukwizera kwabo. Ukwizera kwabo n'urukundo bakunda Imana. Kwizera ni ikintu kinini cyane. Ushobora kuba umva nta nicyo wizeye aho kumva ko ukunze Imana umutima wawe. Ntusobone uburyo wizeyemwo ariko ku buryo umutima wawe wumva wahaye Imana kumva nta kindi kintu washyiramo. Imana ikareba umutima uvuga ngo nzamugirira neza cyane. Aba bantu tubona Imana yagiriye neza ntabwo ari abantu bavukiye kwa ministre, ntabwo ari abantu bavukiye kwa haji, si abavukiye kwa pasiteri, si n'abavukiye kwa padiri. Ni abantu Imana yitoranyirije. Kandi nongere mvuge ntarinjira mu ijambo ry'Imana, Imana ikomeza aboroshye ntikomeza abakomeye. Ahusha? Imana ifata abanyantege nkeya ikabagira abanyembaraga. Urumva ifata uriya muntu umunyantege nkeya mu buryo bugaragara, ashobora kuba ari umukene, ashobora kuba atarize, ashobora kuba adafite isura igaragara nk'ari icyubahiro cyangwa se ari igikundiro, igafata umunyantege nkeya ikamugira umunyambaraga kugira ngo isuzuguze bamwe bikanyiza, isuzuguze bamwe baba ngo dufite Landrova, amavewiti n'ibindi. Ubutunzi bwo mu isi bushirira mu isi, nta mumaro buzagira mu gihe cy'ubugingo. Mugira abantu bafite baba ngo ubutunzi ni bwiza budufasha no ku isi, ariko ubutunzi buzarangirana n'isi. Ariko nyuma y'isi hari ubugingo cyane. Rero niho nabwira ngo hariho abantu bafite ibintu bya kera. Ariho ugiye gutangirira ibintu bya kera, ubuzima bwa kera, imibereho ya kera, imivumo ya kera, agahinda ka kera, ibikorwa bya kera. Kera habayeho, ubu turi mu bugingo bushyashya. Turi mu kwizera gushya, turi mu bintu bishya. Nta muntu uzubaka urugo nk'uko nyine yarwubatse, nta muntu uzubaka urugo nk'uko se yarwubatse. Turi mu buzima bushyashya. Nta muntu ukwiye kubaho afite ubuzima avuga ngo mama yabayeho gutya nanjye ngomba kuba gutya, shangazi wanjye yabayeho gutya nanjye nzaba gutya, muyomba wanjye yabayeho gutya nanjye nzaba gutya. Turi mu buzima bushyashya, turi mu buzima umuntu aba mu buzima umuntu ahitamo icyo ashaka agakora ikintu yiyumvira wenyine. Uyu munsi hariho liberty. Hitamwa amahitamo yawe, hitamwa kubaho uko ushaka, ariko urebe niba bikuzanira ubugingo. Sawa sawa. Uremerewe gusinda ukamwinza gushaka.
uremerewe kurya ibyo ushaka byose, ariko kubw'icyo wakiriye, kubwo wakiriye turi wa wundi wa kera. Bamwe barajya kuraguza bakaza no mu rusengero ntibapfa. My God. Ku mavideo wabonye byinshi. Ego. Baraza mu rusengero. Bariya base barubona bameze kuriya babigizwe nabande. Ni bene wabo. Ego. Bagikora mu myuka ya kera. Ego. Ntabwo bigeze bamenya ko hariho gucungurwa. Cyase bamenye ko hari impemburo nshya. Kwizera Imana bishyashya. Kera bajyaga basenga Imana za kiranga, za ryangombe, ibintu by'ibibumbano biri aho ngaho. Cyane. Ariko uyu munsi wa none hitamwe amahitamo yawe nabiri. Nubwo bakibisenga bibe mu gisimba babikora mu gisirimu, ntawe ukiyimanika ishusho hariya avuga ayite izina ngo ni ryangombe, ayite ni kiranga, ayite ngo ni iki, agisengere hariya. Uyu munsi wa none barajya mu kanyegero bakihisha, bakaza bakayote bakabisenga bya bindi. Nabango iyo mico ya kera turimo turayisezeraho. Ndasezeraho umuntu waciye mubwira ngo umuntu ufite ibintu bya kera nabihinduke, navemwo, niyizere Imana, yongera acungurwe, yongere bundi bushyashya, yongere buri wisubiremwo. Biraba ngo nimwisuzuma nimuzagirwaho rubanza, nimwisuzuma nimuzakorwa n'isoni. Rero ubuzima bwa kera burananiza, ubuzima bwa kera bwatuma upfa gihe kitageze. Uwishinze ubuzima bwa kera ntuzatera imbere. My God. Kera badati ntibaguraga nta modoka, nibande barifite amamodoka nibakeya. Ariko uyu munsi wa none umwana w'imyaka 18 25 afite imodoka. Ari kuvuga ngo afite inzu bereke yarebye kurarenga ku mirimo ya kera, arashakisha ubuzima, agura imodoka, agura inzu. Turi mu buzima bushyashya. Kuko hariho umugisha abantu bataramenya. Kuba mu Mana neza ni umugisha. Ubushize navuga ngo kukizwa nabi bitera umwaka. Ego. Nabivuze gukizwa nabi bitera umwaka. None umuntu uri mu Mana neza, uhagaze mu Mana neza, akayihagararamo. Niza gukoresha ijambo kuba mu Mana, ndaza kwinda kuba nabwira ngo wumve ko bino bintu bireba abarokore bitareba n'abamezirima. Birareba umuntu wese uri mu Mana neza. Je namenye neza yuko buri wese mu idini asengeramo ni umugeni wa Kristo. Ahosha. Ego. Abe mu Gaturika, abe mu Bayisilamu, abe mu barokora aba bose biracika. Ariko wakijijwe neza ni umugeni cyane, kandi azaraganwa ubugingo na Kristo. Amen. Ukijijwe neza wumva afite imirimo yo gukiranuka, ntagira ubwoba. Gusa kurwanya ikibi nirwo rufunguzo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri muri Yesaya. Ndagukoresha ibitabo bibiri, Yesaya 45:43 ku murongo wa 18 niho turi buze kuvuga kugira ngo turusheho gufashanya tubabwire ese ni ibiki bya kera. Ese Bibiliya nayo yaba izi ko hari imirimo ya kera. Kera hariho imirimo yihe? Kera nayivuze kuntu baraguzaga. Nagiye mbivuga keshi. Shingiye ku buhamya bw'umuryango wanjye. Abantu bararaguza. Uyu munsi wa none abantu bararwaye indwara z'uruhererekane kubera ko abantu bagiye mu bikorwa by'umwiza cyangwa se ibikorwa by'umwijima. Mu Kirundi bavuga umwiza, mu Kinyarwanda ni umwijima. Imbaraga z'umwijima, imbaraga za Satani barazigenderamo, bararaguza, baraterekera. Ndabira ngo ibyo ni ibya kera. Nta muntu usobanutse, nta munyafurika usobanutse ukigiye kuvuga ngo arabigenda mu pfumo muhereza agati agatabike mu marembo cyangwa se agashyire mu muryango ngo niho ngo bizamurinda abanzi. Ibyo ni ibintu bya kera, ngo bivemwo. Banyafurika bagenzi banjye muve muri ibintu bya kera. Mwizere Imana niyo ifite ubushobozi bwo kukurinda. Nta muntu wakurinda undi, ntiwakwirinda umuntu. Amen. Nubwo waceceka bavuga ngo urirata, nubwo wavuga bavuga ngo urasakuza, nunanuka bazavuga ko urwaye sida, nubyuka bazavuga ngo urwaye diabete, ngo urabyimbye, ntabwo uzabona karaseri ushyiramo abantu ngo ayikwirwemo. Icyingenzi ni uko uzakora umurimo w'Imana neza, ukumva kuri mushyashya muri Kristo Yesu. Amen. Kuko kuvuga Imana ntibidutera isoni. Ntabwo bidutera isoni. Ikintu cyose uzagereza gukorera umuntu azakinenga, ariko nukorera Imana izakurata imbere y'abamarayika. Biraba ngo nimumpamye imbere y'abana b'abantu, nzabahamya imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Guhamya nukora icyiza igihe abandi bakora ikibi ugakora icyiza cyane. Guhamya nuko ukora ibintu byiza abandi bakora ibibi, igihe baguseka ngo wowe uri mu biki, wowe kora icyiza gusa. Amen. Kora icyiza. Igihe banguriya ni umuswa nta kibazo, ubu umuswa ariko wubaha Imana. Ubwenge bashaka ntabwo uramenya ubwo ari bwo, ariko uri umuswa wubaha Imana. Esther ajya kuba umwamikazi ntabwo yaravukiye muri za kaminuza. Oya, yari mu Bayuda baciriritse. Yarerwaga na se wabo. Se wabo yari umuzamu w'ibwami. Moridekayi yibira ku marembo yo hanze.
ariko kuba Imana n'umugambi Imana ifite ku bayuda yaje kwisanga abaye umwamikazi wari Morodekayi abo mutware ajya imbere abo mutware bisobanura iki ni Imana icisha bugufiya ibishaka ni Imana ishyira hejuru ibishaka rero abantu bave mu bintu bya kera bango kera nabayeho ndipfubyi nanjye ntawe nyitaho nanjye ntawe nzitaho umuntu akama afite inzika ngo nta muntu wamureze nta muntu wamwitayeho nta wamugira igikiza ngo nanjye ntawe nzagirira ikiza Imana igira neza niyo sura ufite no kubera Imana cyane niyo sura ufite no kubera Imana ego niyo cyongereza uvuga ni ukubera Imana hari abantu bize muri Amerika abize mu Bwongereza abize no muri Afrika intiti abadogiteri professeur bagezweho bararwara bibagirwa n'indimi bavuga my god ariko kuko ufite amahirwe yo kuba ufite ibyo ngibyo uzi nibibe igituma wowe wirata cyangwa nirata ahubwo shimira Imana uko nguko ndi sawa ndetse ayo mahirwe afite nyakoreshe nkora ikiza umuntu araguhemukira ntabwo ari we hari Satani yamwinjiyemo kandi Satani yinjira no mu barokore yinjira no mu bayisilamu yinjira no mu bagatolika hose Satani yinjiramo niyo mpamvu umuntu ushira idini imbere hariye tuzagera ku rugi rw'ijuru tugasekana nkaguseka ukaseka ego we narakubona umeze neza kumbe wari umuntu mubi yes ego nuko kuko hari abantu batatu banzi kanga kubwira abantu batatu banzi ubwanjye bwa mbere ndiyizi ego uwo ni umuntu wa mbere je ndiyizi wa kabiri Satani azi ibyo agomba kungirira azi naho yafatira uwo ni wa kabiri uwa gatatu nzi neza ego sinziriye aranzi ngenda cocetse aranzi mvuga cyane aranzi ari hejuru ya byose andeba ntamureba Imana isumba byose inzi iranzi wese vuga ngo ndiyizi Satani aranzi n'Imana iranzi nta wundi muntu nzireba ego koshaka kugusekera mu mutima nakugaye cyane ntubimenye oya Satani ko yabonye ko yahafatiye nanjye nzi yuko nkoze ikosa n'Imana iri mije ngo wakoze ikosa y'intaga okay ego ni batatu bakuzi nta wundi muntu ukuzi aho ndaharonkeye icigwa bakoze cyane rero mu bintu bya kera Bibiliya ivuga iki ndajya mubwira abantu aba bantu badukurikira ego ntabyo bazatuburana cyane ibibazo bafite nibi tutabwiriza babyandika muri commentaire cyane mujye mushyiraho nimero zacu babazi ibibazo ego umuvumo ntabwo uvanwaho no guhimana no kubwa wagenda ugangana mugenzi wawe umuvumo umuvanwaho n'amasengesho amen uwakwatuyeho ijambo ribi ukeneye undi muntu ukwatuyeho ijambo ryiza ntabwo bigomba ibintu byinshi uragomba kuvuga ngo naciye muri ibi ngira ijambo nyaturaho ndakwaturaho ijambo bohoke umuvumo bakuvumye uratagaciro amen kuko bakoresheje ijambo bakuvuma nanjye ndakoresheje ijambo nkuvumura okay bakoresheje ijambo bohereza ibyo bintu bya kera nanjye ndakoresheje ijambo ngarura ibishyashya muri Kristo n'imbaraga imbaraga shyashya duha ubushobozi bwo kuvanaho umuvumo duha ubushobozi bwo kuvanaho imivumo yose tukohereza umugisha mu buzima bwawe amen kuba shangazi wawe yarapfuye adashatse akaba yatarabyaye nawe ntibivuze ko uzaba muri uwo muvumo wa kera oya kuba data yarapfuye adafite imodoka adafite inzu adafite iki n'iki ntabwo bivuze yuko nanjye ntazabigira je nzabigira mu izina rya Yesu nzabigira kubera Imana nzabigira kubera ndiho igituma nzabigeraho kuba ngihumeka navuze ngo ndi umukandida wo kubaka amataje menshi ndi umukandida wo kubaka inzu nyinshi ndi umukandida wo kugura imodoka nyinshi kuba ngihumeka niba mpumeka ndi umukandida wo kugera ku bintu byinshi amen rero katuvuge ko buri bintu bivugwa muri Bibiliya Yesaya 43 umurongo wa 18 aravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho ego ni ijambo ry'Imana ibya kera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho ibya kera harimo bya bindi uvuga ngo mu muryango iwacu habayeho ibi n'ibi ibyo guterekera kubandwa kuraguza ngo babyaye ngo ubwo ngo babyaye ngo Nyamweru sinzi ukuntu bita umwe afite uruhu rw'umweru ego cyangwa ngo babyaye ngo amahasa ngo babyara abantu afite indege yango nanjye ubwo niko nzabyara no wageze muri Kristo Yesu ibyo byose by'inkurikizi byarasigaye ego warakijijwe vuko bwa kabiri amateka yawe niwo kuyarema bango ibisimba ishaka ndabihagaritse n'ibisimba ishaka ndabihagaritse hariyo nabandi bavuga ati je sishobora kwibaruka kuvyara umwana hadafuye umuntu mu muryango ndabakarorero mu muryango nashatsemo nta wabyaraga umwana w'ifura nababwiye ngo ngiye ngomba kubyara umwana w'ifura
ngo nta mukobwa wabo uwo umwana y'ifuranga n'ubuhamya burebure ngo umwana wa mbere ngarapfa barabinganiriza ndabyumva madame arambwira tuvuga no jewe ntabwo ndi uwo nguwo ngomba kubyara umwana wa mbere kandi azaba kandi agomba kuba ari umwana w'umuhungu. Amen. Kandi kuva nabyara bose abakurikiye bose babyaye neza. Bize ngo naje nje kurukana umuvumo muri famille. Waje nk'urufunguzo. Kuko urufunguzo rugira ibyiciro bibiri. Hari gufunga no gufungura. Ego. Narafunze urafunga. Umuvumo narawufunze fungura urundi rugi rw'umugisha. Amen. Urumva? Bisobanukire ko umuntu umwe yahesha abandi umugisha. Ibya kera ntimubyibuke. Kandi byashize mwe ko byitaho. Ibyashize harimo ibyo byabaye. Ese ko bakubabaje uracyari mu mubabaro umaze umwaka wose? Ibyo ni byahashize. Ese ko baguhemukiye uracyari mu mubabaro uko baguhemukiye ufite inzika yuko baguhemukiye? Ibyo ni byahashize. Ese kubona mumaze imyaka 5 mubana mwayimaze mushwana? Ese nubona ko ibyo bintu bikwiye kurangira mukenjira mu bundi buzima bushyashya? Niba mufite amahirwe yo kuba mukiri kumwe mu rugo mutaratandukana, ayo mahirwe yafate urebe aho bipfira. Ego kuko hari ibintu byarenze ihaniro. Ego hari ibi byarenze urwego nk'umuntu wagiye akajya kwiyandarika hanze n'umugaro n'ubundi azagaruka yiyandarika cyane nta cyo barazagaruka kuko wowe usenga wadasenga. Hari ubundi hari ibintu abantu bavuga ngo ngazihana niryare kwihana ni nona gukizwa ni nona gufata umwanzuro ni nona. Yego nkuko kudushyigikira nuko uyu muntu we kiganira dushyigikire nona wakubyumva neza adushyigikire bicitwa nona ni hazi ikindi kiganiro arazitwagwa n'indi mudu yindi nadushyigikire bikiri nona. Ego natunenge bikiri nona natwandikire bikiri nona. Bivuze ngo ibyakera ni bimaze imyaka ni bimaze amezi ni bimaze iminsi ariko uyu munsi wa none muri ibyo byakera ndazana nk'ibishyashya mu izina rya Yesu. Amen. Ibyakera nimubyibuke kandi byashize mwe ko byitaho. 19 ndavuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu nzaharura inzira mu kidaturwa. Ndasubiramo nzaharura inzira mu kidaturwa. Mu kidaturwa ni hamwe hari inzira itagaragara. Inzira yo mu ishyamba aho ntihaturwa. Urumva ngo mu ishyamba ntabwo haturwa. Nk'inzira iri hano mu bisambu ahantu hari ibintu by'ibihuru mu kidaturwa ntihagaragara. No mu wa 19 ngo bawumve neza ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ego ikintu gisha nawe wakira ikintu gishya mu izina ryande rya Yesu. Ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ikintu gishya kiteguye umuntu utari ugifite. Ikintu gishya harimo ubuzima bushya cyane. Harimo ubuzima bw'umukobwa batigeze babaza ngo witwa nde bamureshe bamurambagiza. Nabona umurambagiza kiraba ari ikintu gishya mu buzima bwe bisiguye yuko ubwo buzima bushya abwinjiyemo ntabwo yarabufite cyane. Ngiye gukora ikintu gishya. Ikintu gishya ni indwara umaranye imyaka wari urwaye wakire gukira mu izina rya Yesu. Kuko icyo ni ikintu gishyashya. Abantu bari bazi ko byarangiye none ubuzima bwe bugiye guhinduka bushya binyuze mu nzira itateganyijwe. Icyo ni ikintu gishyashya. Ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi ingunzu n'imbuni bizanyubaha kuko ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Urumva mu kidaturwa kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije. Urumva Imana iri gukora ibi bintu byose ngo inyamaswa zo mu gasozi ingunzu n'imbuni bese inyamaswa zose yego bizamenya yuko Imana yakoze ikintu. Rero burya hari igihe abantu tubinyamaswa bitewe nuko duteye. Ntago inyamaswa inzovu inkende inkima n'ibindi bizatangara bimenye ko umuntu yatabaho ahubwo abantu bari barigize inyamaswa bamwe bakora ikibi nibo bazatangara. Inyamaswa zo mu gasozi ingunzu n'imbuni bizatangara kuko Imana itemeshe imbizo mu gitaturwa. Yego ba bantu bari bavuze ngo ntibishoboka bazatungurwa n'ibintu Imana igukoreye. Babana bavuze ngo ntibyashoboka byaca hehe yatabarwa binyuze hehe byagenda biteguye Imana imutabare. Tuzi ko batabyara uriya mugore n'ingumba reka Uwiteka Imana aza gutegure na Sara yari umugore. Yego
Imana yamugezeho atangira kumva iseseme ari mukecuru agize umuntu w'imyaka 90 kugira ngo bibe ngo yahuzwe ibishyimbo yahuzwe ibijumba yahuzwe ibi bavuga ngo aratwite ego iyo bavuga amateka ya Hana ntabwo bavuga imyaka Hana yari afite yarakuze yamagasenga abwira Imana ngo Mana nuramuka umuhaye umwana w'umuhungu azakuri imbere yawe azaba mu nzu yawe nzamutura Uwiteka ibintu iyo byanze ugatabaza Imana ikuzana ibintu bishya nibahereza ubuzima bushasha nibahereza amateka mashasha nibahereza ubuzima bushasha imibiri yanyu ibe mishasha wari warakwanza gukunde bushya wakwanga gukunde bushya iyo bagukunze bushasha bagahindura amateka yawe n'amagambo bavuga garahinduka amen ubwo ni ubuzima bushasha iyo ubonye akazi utari ugafite ubonye ubuzima bushasha Yesu ashimwe cyane amen iyo umuntu yari mu buzima bukomeye ego bumukomereye iyo amateka yindutse abenje mu buzima bushasha rero ndavuga iki ndi kuva mu bintu bya kera nanze kwirwa niruka mu by'imivumo reka nongere mbwira abantu bamwe banditse muri commentaire kuri Remesha TV hari abantu bavuze ngo ubu ufite karande yikira gute noneho rwose bamwe turazi kuba nimero bayirebeho zirahari barabye ngaha munsi kuri description bazishize ko bakoze cyane baraza kuzireba zirebeho nibamara kuzirebaho batwandikira byandike muri commentaire iyo numero iba no kuri WhatsApp ego iba no muri mobile money ego nibazishyigikira abanyuzeho amahera bashyire kuri na cyane n'ubundi ego urumva ibyo byose birakora kandi ibyo byose birasupportinga umurimo w'Imana urukumva unudafashwa n'ijambo ushaka nudafashwa n'ikiganiro cyose urebe ijambo ukeneye ire jambo muri kino kiganiro ese wowe wishimye ikikubaza ni igiki ni ubuzima bwa kera bukigukurikirana amateka ya kera cyagukurikirana ariko amateka yahagarara ukinjira mu buzima bushyashya ikintu cyose ukoze kizamo ikibazo ni ubuzima bwa kera n'abapapa niko bahoraga ba mama niko bahoraga ba mukecuru ba tate niko bahoraga ego ufite ubuzima bwa kera ariko wakwinjira mu buzima bushyashya reka duhindure tugiye mu buzima bushya ubuzima bushyashya ese Imana ibuvuga iki hano tumwishyira ijambo rivuga ngo ibya kera nimubyibuke ngiye gukora ikintu gishya reka narasoza ibintu bya kera nkubwira ibintu bya kera nka bibiri ego ubu hari umugabo ugikubita umugore nko mu buzima bwa kera oyasha muri no viziyo ndabiheruka kera aho ni kera kabisa ariko n'uyu munsi bariho bataraba bashyashya umugore akaba ababaye yagirirwa nabi n'umugabo wiwe yateka akabimumenaho undi akaza yasinze yaborewe akaza amukubita yatinda gukingura urugi karukubita imigeri ego ubu n'ubuzima bwa kera niko bahoze kera bakiyoborwa na kamere amategeko mazima atarazaho ubuyobozi buzima butarazaho baba ngo nta mugore ngo urya ihene ngo ni yari ihene azana ubwanwa yarinda mbi yarinda nini aho ni mu buzima bwa kera urikumva ngo nta mwana urya inyama ni iz'abagabo urumva ngo araba ngo ntabwo barya ibishyimbo ngo bararya umutsima cyangwa se barya ibyo mbese byoroshye ibihambaye byari by'abatware abagabo bari abatware ego ubwo buzima ni ubuzima bwa kera uyu munsi umugore arigurira burushete akayirya demokarasi umugore agenda akigura umwenda mwiza akawambara ubu ni ubuzima bushya uyu munsi umugore aragura imodoka yiwe agendamo arakora akazi kamwinjiriza ku kwezi bakamuhemba baguma mu rugo gusa umugore ngo yari uwo mu rugo nyine yari nyamwari wo mu rugo ngo ni umutegarugori ari wo mu rugo nyine uyu munsi barahatanira amakampani akomeye arafungurwa n'abagore uyu munsi imfubyi ifite ijambo harimo abashikiranganji n'ibindi ego bisobanura yuko ubuzima bwa kera turi kubusezerera ndaza ngaruka ku buzima rero bwa kera buzamwe imivumo n'imyako no guterekera no kubandwa n'ibindi mbabwire ngo abo bantu bagifite ubuzima bwa kera iyi nimero n'ikibereyeho nibareke tubafashe tubasengere kuko gusenga n'ukwanjye gukora n'ukw'Imana ego ataza avuga ngo aranyizeye ndabirangiza gusenga n'ukwanjye gukora n'ukw'Imana gusa icyo nzi cyo nuko Imana imba hafi nkumvirwa cyane nge nzi ko numvirwa cyane nta muntu ndasengera ngo ambwire ko atashobejwe Imana ishimwe nubwo byatinda ariko mba nizeye ko namusengeye bigomba gukemuka naje kuba imbere yawe gusa ndaronka imigisha
Imana ishimye ko nawe wabyibone Ego. kandi uzabona n'iyindi Ego. kuko jye sindi indyarya ntabwo ndi indyarya Ego kabisa. uzabona imigisha Ego. kandi uyu mwaka nguhanurire uzasoza uyu mwaka uzasoza urundi muntu Amen. udasanzwe. Amen. uzaba uri mu buzima budasanzwe ibyo nari kubwira. Amen. 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 uyu mwaka uzaza waje ari umugisha ku buzima bwawe Amen. nuko waje ari umugisha ku buzima bwanjye kuko ibyo duhanurira abandi tugomba kubyihanurira. Amen. ubu hari icyaro kimwe niyemeje guhinduriza amateka yacyo Nyagasasa Ruguriyo mu Mugamba mu ntara ya Mugamba. Ego. ubuzima bwanjye ngomba kubuhindura Aho namenye ko mpakenewe. bavuga ko ari intara hari igihe cyageze mu gihe cy'amatora batora haboneka umuntu umwe utora guru watora perezida umuntu umwe mu ntara yose ya Mugamba komine yose hataye umuntu umwe kubera iki none kuba ibipinga hari abo bashaka nuko badashaka urumva aho ngaho nagezeyo rero twageze no mukozi madurukana kuvugana mu kiganiro. Ego. Bishop Emmanuel Sylvestre ni umuhungu wanjye ninjye namwimitse urumva twagezeyo tutanye guhinduza amateka yawe. ubu abapolisi baraza tukabasengera cyane yego mu rusengero abapfumu barazana imiti yabo bakayita tukayitwika abafite amahembe barazana tukatabukurura tukabitwika turimo turabereka inzira ya Kristo Yesu. niyo viziyo yanjye ko kuba mu mujyi siyo viziyo yanjye. vuba aha ngaha tugiye gushingaho ishuri ribigisha gukora tubigishe kudoda tubigishe gusudira tushyireyo bige gukanika bivuga yuko ubuzima buhinduka si ubu ngubu gusa bwo mu Mana no mu mibereho isanzwe hari ibintu bigomba guhinduka. urumva abatwumva badushyigikira abazi mu ntara ya Mugamba yani Burundi Bujumbura amateka agomba guhinduka. Amen. ako kana kari kanyuzemo ariko ubuzima burimo Kristo Yesu buri mu Imana buri mu mwuka wera buri mu bushobozi bw'Imana bugomba kuba bushyashya. uzi kuba mu buzima bwo muri kino kinyejana ukaryama utariye birababaje. ufite abantu bafite ama smartphone zigura miliyoni 2 uwo muntu ukamutunze muri telefoni yawe igura 30 cyangwa 50 ukarara utariye. My God. kubera iki urukundo rwabaye ruke ntiyo wamuhamagara ngo atari kwinwa arantesha umutwe kandi afite ama miliyoni. rero ubwo buzima bwakire bwo kwikunda ndagira ngo mubwire ngo ubuzima abantu bataduhaye Imana igiye kubuduha. Amen. ndashaka kubwira umukobwa uri ahantu nta umurambagiza nta umureshya ngo babane n'ibyo amwemere ntabikora. ndabwira uyu mukobwa ngo kubohoka koye kwageza cyumva kino kiganiro. Amen. uyu muntu ndi guhanurira muri komatera nzahura ntiyampamagaye nzaguhuza nawe uzamubona amaso ku maso. uyu muvumo yawurazwe n'ababyeyi iwabo hari ibintu by'abadayimoni byo gutereka hari imihango bamukoreyeho ariko ndavuga ngo uwo mwaka baragusengeye ntiwagenda nje ndi nk'inyundi ikubita ibuye rya nyuma rikameneka. imyaka umaze siyo ugomba kugumamo. Amen. uyu muntu afite ibibazo abantu bagiye baza ku buzima bwe bakamundiraga bakamukunda ejo bakagenda atazi ikintu kibajyanye bakamubaza ngo amakuru yawe bagategura n'ibihe ko azajya muri famiye kwiyerekana mu miryango bigahagarara. si mubi ntagira umutima mubi ariko imyuka imuhagaze iruhande ndabona amareka y'Imana aze kumena iyo myuka imuhagaze esprit. Haleluya. Amen. ubuzima bushasha burabahora abasore. umusore akagira imyaka 38 akitaye iwabo. ubwo buzima bwakira buri mu muvumo. umukobwa akagira imyaka 25 26 ntarabona umubaza izina. uba muri ubwo buzima mu izina rya Yesu wakira ubuzima bushyashya. ubuzima bwa kera hayiwe hari abantu babeshywe kandi bango hari abantu babeshywe ndababwira n'abababeshya kuko babyitiranyije n'umurimo w'Imana. bahuye n'abantu b'Imana ntibahura n'umwana w'Imana. umwana w'Imana akojeje ikiganza uraboho ryatandukaniro. Ego. umwana w'Imana yo muhuye ahindura amateka yawe. umwana w'Imana yo muhuye arasenga Imana ikamanura igisubizo cyawe. umwana w'Imana yo muhuye
aragusinya kubwira message y'ubuzima bwawe ntirirwe umubwira ngo naciye hanyura ahangaha nakoze ibi nibi murahura akagusoma akavuga ngo dore waciye muri ibi nibi ntabwo yenge amaze umuntu ngo ambwire ngo urabona ngo baraje ngo baca Imana makuru impaye niyo ngo nkagusengera. Amen. So kwiyamamaza oya so kwiyamamaza ariko bake dumaze kohura amateka yamaze guhinduka. N'ubundi abantu bakwiye kubwirwa Bishop. Yes. Bakwiye kubwirwa yuko ivyo bishoboye kubivaye n'imbaraga Imana yaguhaye kugira bamenye batumberi wawe. Mubanga ndabarangira office ikindi kintu tuzakora ndabarangira aho naboneka office basangamo cyangwa se urusengero aho ruherereye basangamo kugira ngo abaza bazi ikindi bazanye ikindi abari kure singoba ngo utege indege mpamagara ku telefone birashobora guhera utuje uri ahantu mu nzi wawe utuze witeguye uvuga ati ngiye wamaga umukozi Imana asengera nusanga ntiteguye ndaguhunda umwanya ndaguhindira ndevu ubure ngo umunsi uri isaha niyi cyase bwe nti iminota ni isaha niyi ndaba mazi kuboneka ngusengera. Kenshi ukunda gusengera abantu nk'abo baca ku telefone nkajyari mu ijoro canke ku mutaga. Ngewe ndyama ariko naniwe kandi iyo ufite umuntu turi kuvuga nasinanirwa ushobora kuryama saa 10 za mu gitondo ushobora kuryama saa 11 ushobora kumamagara gusa utanteguje ndyama saa 2 utanteguje kandi telefone ndasindi uyitabe ariko wanteguje ko ati amasaha murikiraho naye ndiya programme ngo saa 7 z'ijoro ndabyuka cyangwa se ndabandi maso hanigeze igira nkire hano nicaye hanga ndi gutekereza ndi kwandika hariho ibintu ndi kwandika muri minsi ndi gutegura hagitabo ndi gutegura haratangaza ndi muri ibyo ngibyo byose tuzabicishaho kuri Hakore TV bizaca bazabibona hari nk'amafilimi mba ndi kwandika film documentaire zivuga umuntu nyamuntu ikibi cy'umuntu izo ni film ndi gukora ntabwo renda bisohora byose ngo bijya hagaragara ndetse nzakina film ariko nzazandikana nazikinisha ama repetition yarabayeho yo kugira ngo bazishutinge ariko kubera ko iyi channel itaraba motivize ndabango babiretse bizaboneke bijya bifite aho bijya nashyizemo pause abantu barabizi hano baka vuba ndavyizera nkuko ingene uri umwana w'Imana izo bamonetize vuba gusa vuba cyane turi kumwe kandi Imana izabidufashamo. Turebe rero ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe ibice bitatu byashuwe Yohana ibice bitatu umurongo wahongeye kubabwira wa karindwi n'uwa 8 ahantu harimo kamarampaka umuntu mushya ategurirwa nande umuntu mushyashya yateguriwe nande ese nakwitegura kuba mushya yego rwose umuntu azi ko afite ubukwe ejo ntabwo asohoka yambaye ibyo abonye ariyubara aritonda uzi kuri kwitegura ubukwe itariki yatangajwe ntuvuga ngo nigereza Uganda nigire mu bihugu binibi ngiye mu butembere wita kuri cya kintu cy'itariki yatanzwe y'ubukwe. Abantu rero bari mu minsi yo gutabarwa ariko bararangaye. My God. Nzeyimana muri iki kirere turimo dukoreramo hari amakado menshi yamanutse nukuri ariko abademoni bafatira mu kirere. Hari amamodoka menshi abantu basezeranijwe batarayashikira kandi ababikubwiye barahari. Ndagira ngo sengana n'umuntu bafite ikintu bemereye. Hari amakontineri n'amakontineri ari ahantu afite ibintu abantu basenze bagomba kwakira ariko dayimoni zafashe amaboko y'umuntu utakira. Iki ni kiganiro tuzakora turi nka batatu mbere ku buryo umuntu asaba reka nabanga urugero reka nkoresha ino saha iki kikaba ari ikiganza cyanjye nkaba narasenze hejuru y'ikiganza cyanjye ndi gusenga hari ikindi cy'umudayimoni wakira. Ndi gusenga uyari gusenga n'umuntu muri gusaba ngo Mana mereza iki Mana mu mugabo Mana mama ari ngaha ku butaka ari ngaha hano mu isi ari mwarasaba ateze ibiganza ariko hejuru y'ibiganza bye hari ikindi kiganza cya dayimoni
dayimoni yo kwakira, dayimoni y'inyatsi, ugasaba umugore, ugasaba umugabo, yajya kuza hakaba indi dayimoni itimutwara itega hejuru igihe aje akagusuhuza agatabona igisura cyawe n'ikibi, ni ya dayimoni yahise zitambika imbere yawe ikwambika maske. Ibyo bintu tuzabigana, umuvumo utateganyijwe, umuvumo utikururiye, umuvumo utaturuka ku cyaha waba warakoze, imbaraga zikurwanya zingana iki. My God. None kubwiye ngo hari abantu batatu bakuze, ni wowe, Satani n'Imana yonyene. Urumva rero ikiganza cyawe ngo ndakeneye isaha, kuko hejuru y'ikiganza cyawe hariho ikindi kiganza giteze, cya kiganza kiri hejuru y'icyanjye kigata cyakira ya saha. Je nkaguma, urumva bimeze gutya, nasabye isaha iraza, yahise mu kiganza cyande cyaya dayimoni y'inyatsi ntwara ibyanjye. Je nkaguma ngo Mana ndashaka umugabo, Mana ndashaka umugore, Mana ndashaka amafaranga, nyamara amafaranga yaraje, hari ikiganza cyagize gute cyabyakiriye. Hari abantu babayeho nk'abakire mugabo atarabakire. Yego, uwo muntu aba mu buzima butari ubwe, afite ibyiyumviro by'ubukire ariko ntabyo afite. Ubuzima ntabwo afite. Niyagendera abana bamuguza miliyoni 10, ariko ugeze mu buzima bwiwe akakubwira wese akakwibwira byaragiye. Rero mu isi y'umwemo, mu buryo bw'imwemo, mu buryo bw'umwuka, iyo dusenze turagaruza bino bintu byajyamo. Amen, amen. Mu misengere yanjye cyangwa se mu myizere yanjye ndasenga ngaruza umugisha wa kera. Amen. Umugisha wawe wayobye ni ukugarukeho, kugaruza ibyafashwe n'abadayimoni, ibyatwawe n'abarozi. Icyo kintu cyakira ubuzima bwawe, hariho kirekure hari amasengesho wasengewe, uzi ko yasengewe n'abantu b'Imana, nibo bafunze ibyawe kumbi, kuko ari byo bifuzaga. Umuntu wifuza ikintu avuga ngo banza tanga ituro rya miliyoni ngo usengere, ntabanza kuko usenge kuko ubwiriza ubutumwa, ikora iki ngiki kugira ngo usengere. Ariko impano y'Imana ntigurishwa. Kufasha n'uburenganzira bwawe, kutafasha n'uburenganzira bwawe. Ubundi se fasha amafaranga 20 cyangwa se 10 nkayaguha cyangwa 5 nkayaguha, wangaya? Ntabwo wangaya, kuko ntabwo uzi icyo sigaranye mu mufuka wawe. Nje nkwiye kwiga kuko ngo kidakwiriye nari ifite ibikwiriye. Noneho aba hariho abantu bari muri ubu buzima babwirwa ngo kora iki kugira ngo ubohoke, kora iki kugira ngo bigere kuri iki. Noneho akarwana no kushaka ari amafaranga akayatanga, yamara kuyataba ati none rese ko nayaguhaye sintabaro. Ese uriya muntu wabwirizaga niwe usubiza cyangwa n'Imana isubiza? Ni ikiguzi watanze kuri uriya muntu. Niba bitakugoye wari kujya mu rusengero ugatanga iryo turo ry'ishimwe urwo rwo rwose ubonye rwose. Yego, niba ubona nta n'ikintu akeneye uwo muntu, kubona nta n'icyifuzo ubona afite kitashubijwe, umuntu avugera akabanga afite imodoka izi n'izi, ifite ibi n'ibi, ubutunzi bwuzuye, ariyo so uwo muntu ubwo n'umufasha umufashije iki? Umuntu avuze ko afite etaje 8, afite Land Cruiser, afite Land Rover, afite Vigo, afite Texel, uwo muntu ubundi akeneye 100 akeneye amadolari 100, uramanga yamaze iki? Uwo muntu aragusengera kandi afite ibirenze ayo ngayo. Wowe wabikoze nk'uwigura, ariko wabihaye nta gaciro yabihaye. My God. Dayimoni rero n'ubundi yaza n'undi ifunge, uko icyambere wabyakira nta gaciro igeze abiho. Nawe wabitanze urumva wigaye ati se umuntu Mana ndamuha iki? Rero mu migisha ngira ngo nkubwire, harimo umugisha wafunzwe n'abiyita abakozi b'Imana. Byanditse he? Ni ijambo ry'Imana. Si no mu bya kera, noneho ni mu bishyashya. Yo tugane ku musozo. Urumva tugane ku musozo, dusoma ibyahishuwe ibice byaho 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ndasoma mu izina rya Yesu, aravuze ngo ibice 3 haba ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe kandi ntawubasha ndasura umurongo wa 8, nzi imirimo yawe. Urumva? Nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga.
urikumva Ndakumva. Imana ikinguye urugi ntawe wabasha kugira gute kurukinga yaba umuhanuzi ntashobora gukinga urugi Imana yakinguye oya yaba umurozi ntago yakinga urugi Imana yakinguye Oya. yaba umupfumu wari wowe wese ntibishoboka ikirere akoreramo cyose Imana yakinguye ntawe wabasha gukinga urugi Imana yakinguye yego impamvu ni iyihe rero ngo kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye urumva yego nubwo ufite imbaraga nkeya ntuzwi cyane nta hantu bakuzi nta bitangaza bakuziho nturi umuyobozi w'idini nturi umuhanuzi Ego. nturi umutunzi Ego. ufite imbaraga nkeya ariko witondera ijambo ryanjye iyi ni Bibiliya yego ivuga aya magambo kuba ugaragara nk'umunyantege nkeya uri imfubyi uri umupfakazi uri umukene yego ariko witondera ijambo ryanjye ni ibiki witondera Ego. ibyo witondera nturaguza nubwo abandi bajya kuraguza ngo babone ubutunzi ntujyayo ibyo witondera ubwo abandi bafite ibyo bakora wowe ntujyayo yego gushakisha imiti ndetse n'ibindi ufite imbaraga nkeya ariko witondera ijambo ry'Imana nta bindi wishingikirijeho uretse imbaraga z'Imana yego ibyawe byose nta giturire nta ruswa nta bindi bintu wirukankamo wishingikirije ku mbaraga zande z'Imana aho wishingikirije rero niwe wagiye kuva ubutabazi niwe wagiye kuva ubutabazi harimo umuntu ndi kubwirwa nonaha erega ubu ngubu ushobora kuba turi mu kirere cyo kubwira abantu tutareba mu isi y'umubiri ariko ndareba abantu bazumva ino audio ino video bazayikurikirana yego bakaboka babinyuze muri yo amen ndi kubwira umuntu ugerageje gucuruza gatatu aratangira bigahomba n'ubu ngubu arumva yatangira nabanza mpamagare musengere mbere gutangira ku ishuri ya 4 nabanze ahamagare cyangwa se yandike musengere kumenga na juru kurankora ko Bishop nawe ubwawe niba bimeze gutyo Ego. kugusengera ni nona ego ntago ari ejo cyangwa ejo bundi ego uyu muntu aragerageza gucuruza akatangira bigakunda bigahomba hadashize imizi ego ahora asubira inyuma nk'isabune bibaye gatatu agiye gutangira ishuri ya 4 amafaranga arayafite ntago aragiye gushakisha ntago aragiye kurondera ngo ashakisha yabone arayafite arumva agiye gutangira nanone afite ikiganza cyiza n'ibibi muri we iyo agiye yamaze gutangira hari ikizago kigatwara ndakumva iyo gitandukanye na cya kiganza cyakira ibyo yagiye kwakira warabyakira mu ntoki akabibona akabyishimiramwo akabinezererwamwo agiye gutangira ndamuhagaritse nabaretse gutangira abanza asengerwe kandi abanza abwirwa icyo yakora ego murakoze iyo numero yayibonye irahari ufite imbaraga nkeya kwihanganira ijambo ryanjye ntihakane izina ryanjye umunyantege nkeya witondera ijambo ry'Imana ntihakane izina ry'Imana ndabura ngo hariho amahirwe ya 2 Imana imuzaniye umurongo wa 9 rero wa nyuma ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani sinagogi ni iki urusengero cyase umusigiti cyase kiliziya isinagogi naho abantu bateranira bagasenga inzu basengeramo ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo abayuda ni abakristo abayuda ni abayisilamu abayuda ni abo bantu bose bihaye Imana abantu b'Imana bihaye Imana biyita abayuda nyamara atari bo hariho inkuru imwe muri Bibiliya ngo abantu bagiye kwirukana dayimoni bagira ngo turukana dayimoni mu izina ry'uwo Pawulo avuga ngo dayimoni zirabaza ngo ariko Pawulo ngo turamuzi na Yesu ngo turamuzi mwebwe muri bande ngo zirabashwanyaguza zibaciraho imyenda baza birukanka begera umukozi w'Imana ngo twarimo twirukana izina twarikana abadayimoni mu izina ry'uvuga ngo nuko mutigeze mumumenye abamenyesha Yesu abamenyesha imbaraga z'Imana abahindura intumwa abahindura abizera batangiye kwirukana abadayimoni noneho none bana bavuze ngo mu izina
baba bari Imana iduhaye bamwe mu isinagogi ya Satani, rusengero rwa Satani. Isinagogi ya Satani irahari, iriho, ntuzayikorera sinzayikorera, ariko hari habiyizi ko bayikoreramwo. Isinagogi ya Satani, urusengero rwa Satani, ngo dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani, bita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Amen. Ukundwa ntiyigana ikibi, ukundwa ntakangwa n'ibihe, ukundwa ntakangwa n'ibyo bavuga. Iyo bamaze kumenya yuko utari muri sinagogi ya Satani, ngo mu bantu bita abayuda, uhita umuda ngo ngende umuyuda, ngende umukozi w'Imana, ngewe ndi uyu nguyu, ngewe ngenda gutya. Tubeshejwe n'ubuntu bw'Imana ubwonyine. Soza rero iki kiganiro, sinzi icyo wambaza kindi. Ndabona dusigaranye iminota 10. Iminota 10. Ego. Muri iyi minota 10 rero, nicyo uri bumbaze muri amagambo. Nari mfite akabazo, icambere utugitangura, waruvuze kuvyerekeye kumenywa n'abantu batatu. Yego. Burya Satani byagenze gute kugira bamuvume, Imana imuvume? Hama wewe Satani azamara imyaka ingahe? Kuko ndavyemera neza na neza ko Satani atuzi. Kubera iki? Nyene afise imyaka myinshi, azi byabaye ngaha mwisi kuva isi gitangura, ndibaza kuva Imana ikimurema gushika n'ubu aracahari. Ibya kera byose arabizi, n'ivyubu arabizi. None Satani hoho azomara imyaka ingahe ngaha ku isi? Burya Satani ni munini kiremwa cy'umwuka, si kiremwa cy'inyama n'amaraso. Birabango dukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, ibintu by'imyuka bifatika. Satani hagaragazwa n'amaso, ariko mbere yagendaga n'amaguru ye, yaraboneka, akaguruka n'amababa ye. Yego, nkuko marayika aboneka cyangwa se yabonekaga. Abamarayika bagusuye ntago wababona, ni ikirema cy'umwuka. Biragusaba ko rero wa mwuka aza gukora ku maso, ukagira andi maso areba iby'umwuka. Satani rero nta gihe kinini runaka bamwe bango ngisi zamara imyaka iyi, hari nko mu bihumbi biravango isi zarangira. Abantu bare mu stade, nange ndumwe waraye muri stade, ariko genda shimana ko narayemwe mbwiriza. Urumva aba president benshi muri Afrika baraye mu stade, niho biganiro bwirwa ruhame byatangiwe, ijambo ry'umwaka no ryatangiwe, kuko bari bumvise ubuhanuzi buvuga ngo muri 2000 umwaka n'isi izarangira. Nta wamenye ngo iki gisa Satani azarangiza misiyo ye ryari, nkuko na misiyo ya Kristo cyangwa se y'intumwa zagiye ziza ku isi itararangira. N'intumwa zose zarangije misiyo yazo zijya kuruhuka, zigira mu ijuru. Uyu munsi wa none zikomeje ivuga butumwa zitagaragara. Ibyanditswe byera, yaba ari Korowani, yaba ari Bibiliya, birabandanye bikora umurimo bo bari gukora. Ibyo ibivuga kuri Muhammad birabandanya bihindura abantu, bibagira abamizirima, bakaguma bamwizeye. Ari Bibiliya iraguma ibandanya ihindura abantu, ibagira abakristo, ibagira abavuga butumwa n'abapastor, kandi abayanditse ntibagihari. Satani rero ni ikiremwa cy'umwuka, kandi ntabwo navuga ngo azarangiza manda iki gihe n'iki, gusa umunsi urahari. Azobaho igihe kirekire, azabaho igihe kirekire, kandi impamvu Imana itamwishe ni ukugira ngo twe twihitiremo. Satani ari hariya, n'imirimo yiri hariya, n'ibikorwa bye biri hariya, kandi ni nka kwa kundi tutoshobora kubaho tutageragejwe. Yego, hitamwe igihande ugomba kubamo. Yesu ubu ngubu arahari, ariko ntagaragara. Hitamwe kubana nawe niba ubishaka, niba utabishaka hitamo hari, ntago rebo kwica, uzapfa umunsi wawugeze cyane. Rero uwo munsi wanjye wo gupfa nimbugera, n'uwa Satani uzageraho haza wa munsi w'imperuka. Amen. Tutazi uzaba ryari, ariko ndabona wegereje. Uregereje. Hama Bishop, na kumvise ikibazo ciwanje ngaho ntakirangije, dushaka uduhe akajambo kagasunika rugi, nk'impanuro duha uzobukoze, nko kumarira. Dusigaranye iminota 6. Muri iyo minota 6 isigaje, nababwira ko ukora ibyiza niwe mwana w'Imana. Ukora ibyiza n'umuragwa juru. Kandi impanuro nabaha, niba
hariho ibya kera tusikumbuke mambo ya kare. Okay. Bira bya zamani tubiache. Ibya kera nitubyibuke. Kandi byashitwe kubyitaho. Ikindi muri ubu buzima uyu munsi uriho byibushye ejo uzananuka. Uyu munsi uriho ucuruza ejo uzahomba cyangwa se ukora ibindi. Ego. Abaho nk'umuntu hawe amahirwe cyane. Kubaho nk'umuntu hawe iki? Amahirwe. Yubaye nk'umuntu hawe amahirwe, ufite amahirwe ukoresha igihe cyawe. Abantu bakoresha igihe cyabo mu mwanya ukwiriye. Ngi nicyo numva nababwira. Gukoresha igihe ni umupaseri koresha igihe cyawe. Nimba uri umugore ufite abana koresha igihe cyawe bige neza, babeho neza ubuzima ufite ubagiremo neza. Koresha time. Ego. Imana ibamugisha. Amen. Gukoresha igihe neza. Uri umubwiriza butumwa koresha igihe. Niba uri umucuruzi nabwo koresha imbaraga zawe zose. Koresha igihe. Niba n'umushoferi nakoresha igihe. Iyo ukoresha igihe neza ntukerererwa. Ntubicuza. Nawe nasozereza. Okay. Murakoze cyane bakunzi ba Remesha TV na Hakore TV. Twari kumwe na Bishop Emmanuel n'ubundi murumva ijambo ryiwe yuko ritanga gakiza bivaye n'imbaraga Imana yamuhaye uko je nyene mu kumumviriza no mu kumubaza ibibazo nujujwe n'ukuri nujujwe kandi natahuye ivyo yavuze. Nawe we aho uherereye hose ushaka ko muhura na Bishop nimero ziwe ngizo ngaho twazishize ngaho hepfo kuri description. Urashobora kumwandikira umwanya wose arashobora kukitaba kandi yavuze yuko atarara ntabwo asinzira iyo mufitaniye gahunda ahubwo arara uko abona yuko atamuntu bafitaniye gahunda. Nuko rero reka tubandanye tubasaba kugira subscribe, like na comment na share, mubandanye mushigikira ibikorwa byacu, mubandanye mumviriza ubutumwa bwa Bishop Emmanuel n'ubundi tubandanye dukizwa mu mpemu. Amen. Bye bye. Imana yamugisha. Amen.